Yes, greetings. Yes, sir. Yes, sir. Last Greetings, brother. Bogalich. Rastafari. What's up, big brother? I give thanks and praise to the Most High Jah. Rastafari. It's another moment. Yeah, I'm approaching my brother to keep on with the talks of education to the people, especially Rwandan people. Yeah, to get more understanding about Rastafari. Yeah, And so to put out the confusion. without delaying, this is Rastafari Inzira y'Ubuzima episode 2, if I am not mistaken. Yeah, episode 2. Yeah, so before we continue, how was the feedback about the first episode? Yeah, great. I shared with my fellow friends and different people. Yeah, and they appreciate and send back good feedback and courage, keep it up. Keep it up, more keep it up. So yeah, me too. I got good feedbacks. People were shocked. One of the people who watched the first episode, they didn't know many things like the one you teach. Okay. Most of the people, they didn't know that you follow Bible. Okay. Most of the people, they didn't know, like me, that Haile Selassie came to Rwanda. Okay. Many things people didn't know. People didn't know many Yeah, things, so I think we are not doing nothing. We are doing something. Yeah, of course, we are which doing is very something good. very great. Yeah, in future people will come to know that. Yeah. This People was have really understanding. needed. Yeah, so without delaying, let's start by again introducing about the Inzira y'Ubuzima for Rastafari. Of course. And then we continue. Yeah, turavuga ngo iyi ni program ya Rastafari Inzira y'Ubuzima. Ya ishingiye cyane mu gufasha abanyarwanda gusobanukirwa Rastafari. Ya gusobanukirwa Rastafari bakakuraho iliya confusion, iliya ikintu cyo gudasobanukirwa Rastafari neza, wenda agafata abarasta nabi, ariko twafashe umwanzuro wo gufasha gusobanura cyane. Yeah, ubushize twatangiye Rastafari Inzira y'Ubuzima yari episode ya mbere. Yego. Kandi ari twabonye kubyerekeye Rastafari niki. Rastafari niki, twabwira abantu Rastafari ni inzira y'ubuzima iharanira ukuri, urukundo, amahoro. Yes. Rastafari ni movement iharanira ukuri, urukundo n'amahoro, ariko na ikintu cyangombwa cyane kumenya nuko Rastafari ni izina ryo Haile Selassie, umwami wa nyuma wa Ethiopia. Yes. Niwe yabanje yitwa Rastafari, hanyuma akahabwa Haile Selassie, umusimbizwe umwami. Yeah, iyo niyo ukuntu twavuga Rastafari niki. Yes. Twaje ku inkomoko ya Rastafari. Ngo Rastafari ifite inkomoko ebyiri. Yego. Yo muri Ethiopia aho umwami yabonekeye, ubuhanuzi bwasohoreye. Of course, yes, ubuhanuzi bwasohoreye. Umwami Haile Selassie aturuka Ethiopia. So inkomoko ya mbere Rastafari ni muri Ethiopia, aho izina ryaturutse, izina rya Rastafari kuza muri movement y'inzira y'ubuzima. Kandi ikaba ni izina kwa buri umurasta yitirwa muri iro zina. Yeah, kandi ifite n'inkomoko muri Jamaica, aho yabonye intwari wakiriye icyo gikorwa cyo kwimika umwami muri Ethiopia, cyo kuboneka kwa umwami w'abami, cya ahantu ubuhanuzi wasohoreye, ya wakakira wakatangiza movement Rastafari muri Jamaica, yitirwa mu jina la Rastafari, izina rya umwami Haile Selassie. Yeah, iyo ni indi nkomoko muri Jamaica. Twamention izo muntu witwa Leonard Percival Howell. Yes. Akiwa ni we Rasta wa mbere ya waharaniye cyane Rastafari kubaho kwa Rastafari, gushira principles n'ibindi byose. Yeah. Na tukaza ku amahame ya Rastafari, twabwira abantu ko ana mahame arindwi. Ya iryambe twabwiye ko ni kwemera ubutagatifu bwa Haile Selassie. Divinity ya Haile Selassie, kwemera ko n'umwami w'abami, ni Imana yo muri Bibiliya ivugwa. Imana mu mwami wayo. Imana mu muntu, umwami wayo. Niwe Haile Selassie yujuje iyo prophecy.
na twabwira ku byerekeye ku mahame niyo twari twagarukiye hanyuma tukaba twasomeye abantu igitabo cya Bibiliya Zaburi 87 Zaburi 87 ashobora kuyisubiramo bakasobanukirwa neza wafashijwe na bindi bisobanuro dutanga. So uyu munsi ni episode ya kabiri, Rastafari inzira y'ubuzima, episode ya kabiri, na icyo tushaka cyane ni shaka kuvuga ku byerekeye ikintu cya abantu kutasobanukirwa neza umurasta ninde, umurasta ni umuntu ameze gute, ku murasta Rastafari twarangije, ariko ku umurasta twahereye kuri Rastafari n'iki, amahame yayo, inkomoko, ibyo byose twarabibonye muri episode ya mbere. Ndakubona batayibonye turaza kwipininga hano bajye kwireba. Noneho tugiye umurasta. Umurasta ni umuntu umeze gute, wamumenya gute, wamutandukanyisha gute na muntu atari umurasta ariko wenda asa akazishyiraho, ukunda kwambara aya mabara y'umutuku, umuhondo n'icyatsi. Nicyo ikintu uyu munsi twashingiye cyane mu gusobanurira abantu, gukura wiriya confusion, washoboye gukura wiriya confusion hagati y'umurasta n'umuntu utari umurasta. Kuvuga ngo uyu munsi tugiye kureba ngo umurasta aba ameze ate, abaho gute, wenda sinzi. Donc tugiye gutandukanya umurasta uwo ubona ko afite dreadlocks n'umurasta nyawe Rastafari yemera. Okay. Urabona abantu benshi bagira kutasobanukirwa neza, gutekereza ko dreadlocks niwe Rastafari. Umuntu ufite dreadlocks niwe umurasta. Uvuga ngo yo ule muntu wakoze ikintu runaka ashobora kuvuga ngo umurasta yakoze ikintu runaka, umurasta yakoze ikintu runaka, umurasta atambutse hano, umurasta yadusuye ejo, kumva kubera gusa aje umuntu afite dreadlocks. Okay. Iyi misatsi ya dreadlocks, imisatsi tugeze no kubisobanura ko ni imisatsi y'abanaziri b'Imana. Twarabisonye twabonye ko muri Bible umuntu wese wemeye gukorera Imana icyuma cyogoshe kitagomba kugera ku mubiri we, ni ijambo wasomye muri Bible. Imisatsi ya locks ni ukuri, ni imisatsi abarasta bayifite, kandi kubera ku impamvu yo kuvuga ngo n'ubunazi, ni gukora isezerano ry'Imana ry'ubunaziri. Ku muntu ushaka gukora kuba umunaziri w'Imana agomba kureka umusatsi we wihirimbire umusatsi wa dreadlocks. Kandi abantu bari bafite dreadlocks, abanaziri b'Imana, ni abantu bategereje kuzuza ubuhanuzi bwo kuza kwa umwami w'abami uwo Haile Selassie muri Ethiopia. Umwami w'abami uzaturuka muri Ethiopia. Izina ntago bari barizi, ariko bari bategereje iyo baje kubona umwami n'izina bazaba baribone. Okay. So amaze kuboneka Haile Selassie Rastafari muri Ethiopia, niko izina rye Rastafari rikaza mu bantu bafite imisatsi ya dreadlocks. Bari abantu bafite imisatsi ya dreadlocks ariko ku impamvu y'ubunaziri, n'umunaziri w'Imana. Kuko ni abantu bari serious cyane na ijambo ry'Imana, gukurikiza ubuhanuzi, kuwuzuza no gukorera Imana. Kandi kimwe mu bintu byangombwa byo kugaragaza ko wubaha Imana ni cya kintu Imana yavuze muri Bibiliya ko munegereze nze bwa kabiri, uyo ni Yesu Kristo agarutse bwa kabiri. Munegereje zazana izina rishya, kandi iryo zina mugomba kuryakira mwitirirwe muri iryo zina rishya. Niko aho ngaho Haile Selassie amaze kuboneka nk'umwami w'abami, turemera ko niwe Yesu Kristo wagarutse bwa kabiri, niko kwakira izina rya Rastafari, kwitirirwa mu umuntu ufite iriya misatsi y'abanaziri, misatsi ya dreadlocks. Kwa hiyo aho ngaho tukabona ko dreadlocks na Rastafari byahuye ni ikintu kimwe. Wenda kugira ngo nanjye nkunganire birushaho kumvikana. Okay. Guhera uyu munsi nujya ubona umuntu ufite dreadlocks, ntukajya uhita wumva ko ari umurasta. Hari umuntu ushobora kubikora kuko abikunze gusa, ariko
nubona umurasta afite dreadlocks ujye umenya ko impamvu ayifite nuko ni umunaziri w'Imana. Umunaziri ni umuntu wiyemeje gukorera Imana, sibyo? Kandi hari ijambo wasomye muri Bible uraza kutubutsa umurongo ivuga ko umuntu wese wiyemeje kuba umunaziri gukorera Imana, gusakaza ijambo ry'Imana, icyuma cyogosha kitagomba kugera ku musatsi we. Wenda nunganiyemo gato nko kuri Islam nayo ibuza abagabo kogosha ubu bwanwa bwo hasi keretse just kano kutubusa. Ariko ahandi hose Imana ivuga ko ntabwo Quran ibuza ko ugomba kuhogosha ku bagabo. Cyaka none tujye ku musatsi wo ku mutwe, Quran ivuga ko ushobora kureka umusatsi wawe wose biremewe, n'ubundi ukumva ubirangira ubaye dreadlocks. Cyangwa se niba ushaka kogosha ukaba kogosha ukawumara ariko ntogosha amapenke gutyo, urumva ko bigiye bigirana isano. Bigirana isano kuvuga ngo bifite ahantu bihuriye wenda n'ijambo ry'Imana koko bikaba ari ukuri. Ndumva twakomeza. Ari hano wari washubwiye twabibutsa abantu kubyerekeye ubunaziri na umusatsi wa dreadlocks. Ni muri Kubara 6 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Igitabo cya Kubara igice cya 6. Kuri byo aho ngaho turabona ko dreadlocks, umuntu kuzigira umusatsi wa dreadlocks ashobora kuwugira ariko atari ku impamvu y'ubunaziri gukorera Imana. Ariko abantu b'abarasta, ari umuntu ashobora kuba atafite na dreadlocks ariko ni umurasta, aremera amahame yose ariko ari impamvu wenda kwaragize impamvu yo kugira indwara z'uruhu umusatsi ukavaho bikaba bidashoboka. Iyo birashoboka na babantu b'abarasta, umurasta nyawe umurasta nyawe agira dreadlocks nk'umunaziri w'Imana. Niyo impamvu umurasta agira dreadlocks ni umunaziri bw'Imana ku murasta. Ariko hari umuntu atari umurasta akagira dreadlocks ku impamvu ze atari umurasta, atari umunaziri w'Imana. Icyo kintu kibaho cyane, abantu benshi bameze gutyo. Abantu bagomba gutandukanyisha, kumenya ko icyo kintu kirahari. None umurasta wamumenya gute? Ikintu kimuranga umurasta kugira ngo ubone umuntu ufite dreadlocks utekeze ko ashobora kuba ni umurasta uyu nguyu. Ikintu cya mbere turavuga ngo ku muntu umurasta arangwa na kinyabupfura ya discipline. Umurasta nyawe, umunaziri w'Imana, ni umuntu ufite ikintu cya discipline, kinyabupfura. Icyo kintu general muri rusange ugomba kukibona. Twatangira wenda kuki tutangire ku imyambarire. Imyambarire ni ikintu kiranga kinyabupfura, ko umuntu afite kinyabupfura cyangwa ira ushobora kubibonera n'uburyo yambara. Of course. Umurasta nyawe, umunaziri w'Imana, ni umuntu yiyubaha wenyine kuko azi umubiri we niwo mutungo Imana yamuhaye, niwe inzu y'Imana, agomba kwiyambika neza. Ikintu cya mbere. Kandi abantu benshi hano hanze urabona ko umuntu yiyambarira uko ashaka, sinzi amapantaro y'amadeshirire, sinzi yambaye nabi, umubiri we. Umukobwa yambaye utuntu tugufi cyane ku buryo kwicara kuri moto bimugora, ibintu byose akagenda amanura akagira ngo wenda yabyambaye atabizi kandi yabyambaye abizi, ariko na muhanda nayo biramujennye. Ariko kubera ko tamenya icyo ari cyo, ukabona nyine umuntu yagiye yambaye gutyo ku buryo ushobora kubyibazaho bikagucanga. Ku imyambarire, umurasta nyawe ni umuntu yiyubaha kuko azi ko akorera Imana. Yafashe umuhigo gukorera Imana, akashira umusatsi akemera kuguma n'umusatsi imyaka 30, 40, 50. Akiyanganira ibintu byinshi. Ni umuntu adashobora kwiyambika, kugaragara nk'umuntu wenda utuzuye mu mutwe. Ko ikintu cya mbere umuntu agomba kurebera ku murasta nyawe ni ku myambarire. Ukabona umuntu yambaye ibintu bitiyubashe, numenye ko uyu muntu ashobora kuba umurasta. No gukemanga uburasta bw'uwo muntu abaye nakubwiye ko ari umurasta. That is true. Aho ngaho ni ku imyambarire. Ikindi twavuga ngo kuriya kubaha umutungo wenyine Imana yahaye umuntu,
cyangwa kuriya kubaha inheritance bavuga ngo ni umurage, yes. ya ni umurage Imana yahaye umuntu. Umurage uwo tuvuga twebwe ni umubiri. Umubiri nicyo kintu Imana yahaye umuntu cyonyine, nta kindi kintu umuntu yahawe n'Imana. Umubiri ni roho y'Imana turayifite, ariko umurage Imana yahaye umuntu ni umubiri. Umubiri twebwe abarasta turavuga ngo Haile Selassie yatubwiye ngo the temple of the Most High begins with the human body. Urusengero rw'Imana rutangira n'umubiri w'umuntu. Urusengero rw'Imana rutangira n'umubiri w'umuntu. Ubwo iyo tumaze kumva ko urusengero rw'Imana ni inzu y'Imana, tugomba kuyubaha, kuyifata neza. Abarasta tubanzira ku ibiryo, ibiryo twinjiza mu mubiri wacu, ibinyobwa twinjiza mu mubiri wacu. Ese bimeze gute? Byakozwe gute? Ese bishimisha Imana? Kuvuga ngo ibyo ushyira mu mubiri wawe, bavuga ko umuntu nibyo yariye cyangwa ibyo yanyweye. Of course, ni umuntu. Nurya nabi uzarwara, nurya neza uzaba healthy, ugira ubuzima bwiza. Tubanza mu mirire, ibintu byose twinjiza mu mubiri no kubaha umubiri. Ukuntu Imana yakuremye kuva hejuru kugera hasi, urabyubahiriza ukabitunga neza. Atari byo kuvuga ngo umuntu afata umubiri we atawubashye akawandika umubiri ukandikwa amatatuwaje. Ni amatatuwaje, umuntu akawucora uko umuntu ashaka. Biriya ibintu Rastafari abarasta na mu principles z'Imana, muri principles z'umurasta ntabwo yemerewe kwishyira tatuwaje, cyane ko tuzi ko zitera kanseri y'amaraso n'uruhu. Hari akazi kenshi udashobora gukora ufite ziriya tatuwaje. Ni n'ibintu bikurimita no muri sosiyete. Umurasta nyawe ntabwo ibi bintu abikora. Umurasta nyawe ni umuntu, ni umurasta wubaha amategeko y'Imana mu buzima bwe. Ubwo ntabwo ushobora kubona umurasta afata umwanzuro wo kuza kwishushanya umubiri. Wenda Bogalich, uzajya unyihanganira, nzajya ngerageza kukunganira cyangwa kukubaza nkoresheje reference ya Islam, sibyo? No muri Islam bavuga ko Imana yavumye umuntu wishyiraho tatuwaje n'uyimushyiraho. Yego, that is true. Wowe ushyiraho tatuwaje, ngenje kukureba. Imana iravuga ngo yarabavumye kuko ntabwo Imana yemera ko umuntu yishushanyaho biriya bintu ku mubiri, cyangwa nk'ibintu byaje by'amaplastic surgery. Umuntu yavutse ari umugabo agiye kwihinduza, wa mubiri we yigize umugore, kandi Imana yaramuremye ari umugabo. Ukabona abazungu umuntu yibagishije ururimi arushyiramo two side, ruba nk'urw'inzoka. Ukabona umuntu yahinduye amatwi ukuntu, ujya ubibona bya bintu byose barihindura ibintu byinshi byaje. Umukobwa akongeresha amabere, n'ibintu bisigaye byarateye cyane. Ngo ubwiza bw'umubiri, kongera ibintu, biriya bintu byose ntabwo bihuriye n'umuntu w'umurasta. Hari ikintu kitwa abasitari, abasitari, abantu barabitiranya na abarasta. Abasitari, abasitari wenda bakora ibintu kubera ubusitari, ariko si Rastafari. Icyo kintu dushaka cyane cyane abantu bagisobanukirwe. Umurasta nyawe nukavuga ngo umurasta ngo kubera yitatuwaje umubiri. No, hari ibindi bintu byo kupfumura umubiri, amatwi, amazuru, ururimi, umukondo, ibintu byose biriya. Ngo umuntu wabikora biriya avuga ngo afite n'ubudredi umurasta. Oya, ile ni ntabwo ari byo. Tugomba kubisobanura ko umurasta ni umuntu wubaha umubiri yahawe n'Imana, umurage yahawe n'Imana. Ntabwo umurasta akora ibyo bintu azi ko byabujijwe n'Imana. Ibyo bintu. Ikindi ibyo ngibyo na kubijyanye na umusatsi wa dreadlocks. Hari abantu bagira umusatsi wa dreadlocks kandi akajya kogosha wenda ku ruhande, sibyo? Akogosha ku ruhande, akagira dreadlocks. Ukunze kubibona ku bakinnyi bakina football.
wenda n'abandi ariko kabo iyo ubonye umuntu nk'uwo menye ko ntago ari umurasta kuko deja icyuma cyogosha kiba cyageze ku mubiri we uyo ntago ari umurasta yagaragaje icyo kintu ntago ari umurasta ntago ari umunaziri w'Imana umurasta agomba kubona dreads zuzuye umutwe we yego kandi n'ubwanwa ntago bajya kogosha ikindi tukaza tuvuga ku byerekeye ikinyabupfura discipline mu kuvuga umurasta w'ukuri ntabwo avuga mu munwa we ibintu bitari byiza ngo atuka afite amagambo atari meza asohoka ndamusohoka umurasta nyawe arinda umunwa we ururimi rwe umunwa we icyo avuga ntago ari umuntu w'amagambo menshi adafite akamaro umuntu wo gutuka kuvuga ibitutsi oya umurasta ni umuntu wirinda cyane avuga ikintu gifite akamaro ikintu cyiza ntago ari umuntu atiyubaha mu kuvuga aho ngaho ni ahantu urebera umurasta urebera umurasta uno muntu atuka tunafite iyo misatsi ntago ari umurasta nubwo yita umurasta ushobora no kumubwira wowe uri gusebya abarasta nta murasta upfa kuvuga amagambo menshi tamuhesheje agaciro na treatment to others nuko umurasta afata abandi uko afata abandi uko afata abandi banako urebera umurasta nyawe n'umuntu utari we umurasta nyawe yubaha abantu azi ko abantu bose baremwe n'Imana nta muntu yabwiye Imana ngo njyewe undemye gutya uko nshaka cyangwa gutya oya umurasta ni umuntu wubaha ikiremwa cyose cy'Imana umurasta afata abandi bantu neza abubaha bose abafata neza ntago afite byo kuvuga ngo uyu nguyu umusuzugure kubera asa gutya kubera ameze gutya andi uyu nguyu mubahe kubera asa gutya oya umurasta ni umuntu afata abantu neza abubaha bose kuko urukundo na amahoro ni ikintu kiranga umurasta spreading peace and love kandi udafata abantu neza ntabwo byahura peace amahoro umurasta ni umunyamahoro ni umuntu unyamahoro ntago ari umuntu wo gushotora abandi ntago ari umurwanyi kubuza abantu amahoro gutesha abantu umutwe uyu ntago ari umurasta umurasta ni umunyamahoro igihe cyose abantu bavuga umurasta neza ko ntago ari umunyamahane ni umuntu umunyamahoro icyo ni ikintu kimuranga umuntu w'umurasta nyawe urukundo umurasta ni umuntu ufite urukundo ukunda abantu bose kutavangura abantu gufasha abantu bose bakeneye imfashanyo ku uburyo bwabo bwose ashoboye arafasha abantu urukundo kandi urukundo bivuga kubahiriza rya ijambo ry'Imana amategeko y'Imana urukundo ni gukora neza urukundo ni gukora neza ubu utakoreye umuntu neza bigaragaza ko nta rukundo ufite ku muntu cyangwa ku kintu umurasta ni munyampuhwe umurasta kubona ari umuntu ari kurenganywa hariya ubona ari umuntu ari guteseka hariya umurasta agatambuka tutashoboye no kureba umuntu ari gutabaza hariya ngo agatambuka tutashoboye kwitanga gufasha iyo ni characteristics y'umurasta ni umuco w'umurasta dufite turi gusobanukirwa umurasta ni umuntu umeze gute kandi biri kugenda byumvikana the love of justice ni umurasta umurasta ni umuntu ukunda ubutabera umuntu ukunda kubona ko abantu bose babona uburenganzira bwabo
uburenganzira bwawo. Umurasta ni umuntu wanga karengane, ukandamiza abandi. Umurasta ni umuntu cyo kintu arakirwanya, nubwo abona umwe ari gukorera wundi, umurasta ntabwo ashobora ngo aceceke abereke gutyo. Umurasta agomba kuhaguruka avugire kiriya kintu, yerekane ko aya na makosa, kuko umurasta ziko ni umwarimu kuri iyi si. Nuko umurasta azi ya inshingano yahawe n'Imana. No muntu ugomba kukorectinga ibintu bitari byiza, kwigisha ibintu byiza y'isi. Ni umuntu ufite ya inshingano. Arabizi kuvuga ngo ni umuntu yigisha wenyine, akigisha umuryango we, akagarukira aho ngaho. Inshingano zo kwigisha abandi abantu ku isi. Yego. Bose bari hafi ye kwigisha atari ku magambo gusa, ariko cyane cyane ku bikorwa. Ko uba burya iyo ukora ibintu neza n'abantu bakufatiraho urugero rwiza. Ibyo wakureba, ibyo ukora, uko witwara. Umurasta arangwa n'isuku.